tuvuga ngo amahoro y'Imana nakomeze kuba muri mwebwe kandi umugisha w'Imana ukomeze kuba muri mwebwe aho muherereye hose mu bice bitandukanye byo hirya no hino ku isi. Ariko nanone abari hano mu gihugu cy'u Rwanda ntago twabibagirwa kuko muri hafi yacu, kuko turamutse dutewe mwadutabara biri hafi. Ariko rata namwe aba diaspora muri kure ari uburyo mwadutabaramo kandi turabizi ko ari uburyo mujya mubikora neza kandi ibintu bigatungana. So rero nkuko mubireba hano imbere hari ababyeyi beza, mama beza, babwisigiye ndetse bafite amavuta y'Imana ndetse n'umugisha w'Imana ubariho, ngira ngo murimo murabibona rwose. Mama muraho? Muraho neza. Mumeze mute? Turashima Imana. Aho kuba navuze pasteur aho nturi ubuntera amabuye. Oya. Ikibazo ndumumama. Ndumumama. Aregize ngo wera ushobora kuba kuri kamera ugahita umwira tubundi nkawe uravuga ngo mama bite wavuze pasteur. Ngewe ndumumama nkaba na pasteur. Yose ni amazina yanjye. Kuba navuze ngo mama mbese mu mama nta kibazo bitwaye. No, nta kibazo. Ndumumama. Uyu mubyeyi we hepfo se ko yitonze biti bamutoje kwitonda. Uko nuko nyine biba byagenze. Ubwiriza yaravuze ngo hariho igihe cyo guceceka, igihe cyo kuvuga. Ubwo nyine nuko biba byagenze. Ubu ngubu uri mu gihe cyo guceceka. Mu gihe cy'amavuta yo guca bugufi. Yo guceceka. Ya mama turabakiriye n'ukuri musa neza rwose. Sinzi ugeze kuvuga ngo musa n'Imana. Nanjye ndimo ndareba rwose nkabona musa n'Imana. Yego. Ko neba mutanyikiriza ubu ntago musa n'Imana. Aravuze ngo dusa n'Imana ariko nibyo Imana iguha umugisha. Turashimira Imana itwicaje hano. Kuko Imana itabyemera ntago tuba turi hano. Impamvu twicara hano umugambi w'Imana. Hanyuma ari wavuze ngo data yemeye ngo ducurange inanga. Hanyuma rero natwe data yemeye ngo twicare hano. Imana iguha umugisha nta kindi kituzanye uretse kuvuga inkuru nziza ya Yesu. Hanyuma bane nsuhuze abantu mwese tubana ko Imana Niza TV. Abakurikirana Imana Niza TV ni channel yanjye ngira ngo tumaze kumenyerana. Kashimira ntabwo ngo barankunda n'ukuri. Ngiye nkunda umuntu umbwira ngo ndagukunda iyo bivuze bivuye ku mutima. Hari ukuntu mujya mwandika muri comment ko ngo ndagukunda. Biriya bintu biri gutuma nkora cyane. So n'imbaraga zanjye rero abantu mukurikirana Imana Niza TV, Imana ibaho umugisha. Abo dukunda kubana, ababinyereka, abakora comment, abakora subscribe, abasharinga abandi. Nukundi bigukundira n'ikiganiro ukumva kigufashije, kugifashisha mugenzi wawe nawe nta kibitwaye kugira nawe agikurikirana. Rero nitwa Pastor Diane, Imana ibaho umugisha ndi kumwe na Claudine. Twagize ubushobozi kuba ku makamera menshi. Imana yegeze imbwira ngo nzagushyira kuri kamera. Maze igihe kinini nkorera kuri radio ariko nifuza no kujya kuri televiziyo. Ahubwo babantu bagira amayerekwa yo gushyikira ivuga butumwa. Dufite ikibazo cy'uko abantu bahita bavuga ngo buri yaje gusaba oya. Abantu bafite amayerekwa bamwe bashyikira ivuga butumwa numva ashaka kujya kuri televiziyo. Ariko noneho mbanze mbabwire ngo Imana igize ivuga ngo nzagushira kuri za kamera. Hano ndi kumwe kamera menshi, ari channel ya mbere ari kugira neza Yesu wanje we. Hanyuma rero ni ibintu Imana yavuze ko bizaba kandi bizasohora. Tujya tugira ngo wenda televiziyo nizira turebera mu mazu yacu, ariko nanone Imana igitanga izindi televiziyo nk'izi umuntu akicara akabasha kuvuga Imana. Kumwe na Claudine, rero Claudine Imana iguha umugisha. Numudamu nkunda cyane uri mwuka w'Imana w'umuhanuzi. Reka mwakire nawe kugira ngo asuze abantu kandi afite na channel. Yesu nashimwe. Amahoro y'Imana abane namwe. Twicaye imbere ya kamera esheshatu. Urumva ko Imana hari ikintu igenda ikora mu buzima bwa buri munsi. Ntabwo tworoshye turakazura n'abana. Turakomeye muri Yesu. Tuva mu bwiza tujya mu bundi. Imana rero dushimiye ko ituremeye umunsi w'ibyishimo kandi umunsi w'umunezero. Mwe mudukurikira, mwebwe diaspora, abanyarwanda mwese muri rusange, abaturanyi bacu abarundi ndabizi murankunda cyane, mukunda kudukurikira kuri Yesu ari ku Ngoma TV. Ndabashuje kandi ndabakunda, ndabishimira cyane. Pastor nawe Imana iguha umugisha kuba turi kumwe n'iby'agaciro nk'umushumba. Akumenye nkunda. Urabizi nawe. Oya tubwire abantu batwumva. Oya Pastor ndagukunda n'umutima wanjye kandi n'Imana irabizi ko ngukunda. Umunsi abantu bakunda kandi mu gihe tubanye
nta buryarya nigeze nkubonaho Oya si, nta butiriganya uri umukozi w'Imana kandi utavangiye abantu babyumve nk'ukuri ntabwo ari ukuvuga ngo babifate ukundi kuntu naje gusanga hano muri social media kuri iyi mihanda umuntu avuga akantu kamwe agahita agashesengura akagakuramo ikintu gaho gatiyenda Claudine aje kumudarapa ngo bamumenye biki n'ibiki bintu nk'ibyo ariko ndagukunda n'umutima wanjye undi nawe agukunde n'umutima wiwe ariko njye ngukunda n'umutima wanjye kuko nzi ko Imana nabonye muri wowe ari ngari nanjye ndagukunda kandi ndabizi turabama bakundana muri twikundanire twikundanire kabisa niko ko numva se mutangiye kwaka ahubwo mutari mwaje n'abandi bankunda muze kumbwira muri comment tugende ku Mana n'iza TV muze kumbwira ariko mbere yuko dutangira munyemerere dushimira abantu bakoze subscribe kuri bose abantu bakoze subscribe n'abantu babagabo abantu bakora subscribe abantu banyandika ejo nabo kiganiro numva ndishimye bambwa ngo murankunda ariko hari n'abandi bajya hari n'abandi bantu bajya mbese turashimira abantu bakoze subscribe abantu bakora mu mifuka yabo bagateza mbese ivuga butumwa imbere urukumva kugira ngo ritere imbere rimwe na rimwe bajya batuteza imbere turabizi urukumva kavuga ati umukozi w'Imana kingiye kwivuga butumwa yes urukumva abo bantu turabashimiye abakura mu mifuka yabo kugira ngo ivuga butumwa ritere imbere abo ngabo ntago twabibagirwa nawe wakoze subscribe ntago twakwibagirwa nawe ubwawe ufata umwanya ugasengera amacano yacu kugira ngo azamuke abo bantu ntago twabibagirwa ni abantu b'agaciro ku buzima bwacu ntago twabibagirwa rwose Imana ibaha umugisha niyo mpamvu nari mbuze ngo mbere na mbere kugira ngo dutangira abo bantu ni ab'agaciro ku buzima bwacu ariko kandi tugashima n'undi muntu abantu buriya bashima bakanagaya buriya abo bantu nabo n'abagaciro uzi umuntu uza akakubwira ngo iki kintu ntago ari cyiza duha iki ngiki ukahita umenya n'icyo akunze yego urukumva uwo muntu nawe ni uw'agaciro ntago wamureka sibyo kuko abatwunguye icyo bitwa ibitekerezo ni abajyanama oya ni nabyo byiza ntago ibyo tuvuga hano ntago abantu bose byumva kimwe iyo umuntu aguhaye ubujyanama akabwira ko mugomba kubikosora biba ari sawa cyane ariko nanone munyemere tubanze dusenge twavuze byinshi ariko kugira ngo twinjire nyirizina mu kiganiro tubanze dusenge Imana dushimira Imana ko uri data wa twese mwiza uri se umwami wacu Yesu Kristo turagushimye kubera yuko uri umwami w'abandi tugushimiye kuri urukundo rwacu tugushimiye ko twicaye kuri izi kamera uri umubyeyi udukunda turagushimiye ko watuzigamye Kristo kandi tugushimiye ko waduhaye Mana nyagora ku ngoma serivisi zawe ukazitwegereza hafi bitabayemo Mana nyagora ku ngoma uruhare rw'abavukanyi bacu bitabayemo uruhare rw'abantu ahubwo kubw'urukundo wadukunze ukemera gutanga umwana wawe w'ikinege Kristo akadupfira agapfira ibyaha n'ibicumuro byacu nyakubahwa Imana turakwinginze ngo ubane natwe muri iki kiganiro Mana ururu kudushyigikire kwako kwawe kwiza Mana kuturamburire kandi tugirire neza Mana abantu bose bagiye kudukurikira ari abaje Mana nyagora ku ngoma nibwo bwa mbere Mana ndakwinginze iki kiganiro nibakireba kizaba ikiganiro Mana nyagora ku ngoma cyubatse buri muntu wese tarawiri benefit Raymond Yasiremora nyemerera Kristo mwiza utugoteshe Mana nyagora ku ngoma umucyo wawe mwiza kandi nyenyeri y'igikundiro nyenyeri y'ubwiza bwawe itubeho mu izina rya Yesu Kristo amen Imana iguha umugisha Claudine ni ukuri rwose kudusengera rero maze iminsi ari ikintu cyangwa kutuganira ari ikintu cyangwa kutuganiraho maze iminsi mbona byabaye ngombwa nyine ko mbatumira tukakiganiraho nubwo atari umwanya munini ariko ndabizi neza ko byibura umwanya turi buganireho abantu baraba byibura bavuye mu rujijo cyangwa se nabo muri komenti baraza kugira icyo batubwira ari ibyo nsigaye mbona kuri social media zitambuka cyangwa se no mu miryango cyangwa se kenshi na kenshi ukabona ikintu sibyo ukaza ugahita ugitambutsa kuri social media ukavuga akari murori bese ukavuga akari murori ibintu byose ukabisakaza ese ndibaza ibi bintu bibera mu mabanga sibyo bibera mu mabanga hirya aho ngaho ni ngombwa kuza kubivuga ukabisakaza byose ni ngombwa kuza kubivuga ukabisakaza byose ndagira ngo hagati aho ngaho wenda mudusobanurire
kugira ngo n'abantu bakurikiye izi cano kugira ngo bamenye cyangwa se bave mu rungamangabo bitewe n'ibyo babona hanze aha ngaha? Imana ibaho umugisha. Icya mbere cy'ingenzi mperaho, umukristo nugira ibanga. Umukristo Bibiliya ivuga ngo niba warasogongeye ukamenya ko Yesu agira neza, ni mumwegere. Niba waramumenye. Icya mbere nabonye kuri Yesu amara umubabaro. Kabiri, niwe wenyine wamura igikomere abantu baguteye cyangwa se cy'icyagukomerekeje. Hanyuma hari icyo nabonye cyo kubura ibanga, umuntu ikintu cyose akakivuga, maze igihe mbireba nkumva rimwe nzana bikora izi nkuru, Imana ishimwe ko weme ko tuyikora. Hari systeme yabayeho yuko abantu bafite ibikomere ariko biteje. Eri cyambere, urabona umwana w'umukobwa bamutereye ivi, noneho fiancé agutereye ivi, wambaye fiancé nta nubwo urambara mariage. Se kubyumva neza, iyi ni fiancé ye bakwambitse, ntago ari mariage. Noneho ukimara kuyambikwa ugahita ubishyira kuri state, ugahita ubishyira, ugahita postinga, abantu bose bagatayiba. Mwibutse ko iyi foto ya postinze bakotereye ivi, inyuma hari abari bikurikirane za nkuru zawe, harabifuza kubyica. Cyo ni cyambere. Urabona uyu Claudine wenda ni fiancé wanje. Yego. Noneho kuko fiancé wanje nkamuzana undi mukobwa mu hagati yanjye nawe. Aze kubyumva neza, wa mukobwa nazanye hagati yanjye na fiancé, ni uko turimo turagaragaza uko tumeze, aho yasohokanye, ibyo yankoreye, yangaburiye, yantereye ivi. Umwe wa mukobwa w'inshuti yanjye azashaka ukuntu agomba kundiranya na fiancé wanje. Ariyo mpamvu dukwiye kwiga kugira ibanga. Kabiri, ibintu byose bidukomerekeje ntabwo ari byiza ngo tubishyire hanze. Gatatu, dukwiye kwiga kwiyomora ibikomere twatewe n'ibyadukomerekeje, kuko ibidukomeretsa ni byinshi, n'ibitubabaza ni byinshi, ariko dukwiye kwiga kwiyomora ibyo bikomere, hanyuma ko tukamenya ko Yesu yomora ibikomere. Ntabwo njye nizero, sinjye nemera utagira ibanga ngo kanaka ngo yanyanze. Sinzi nko nabonye ejo bundi ariko numva nyitinzeho gatoya yo kumva ko umuntu yanyanze, ngo umuntu yagiye, uyu muntu ataraza narindiho, kandi ngomba kwakira ko azagenda. Uko biri kose igihe kiragira amaboko yaragufashaka kurekura, ariko icyo shimira Imana, iyo amaboko akurekuye Imana izana andi. Tuze kubyumva kino kintu. Kabiri, umuntu agira igihe cye kikarangira. Garanti iyo umuntu igirangira, keretse Yesu wenyine niwe udajya agenda, ariko ubundi umuntu wese ajya agenda. Noneho rero twumve kino kintu, turebe umuntu wari mu buzima bwawe igihe agiye. Noneho tujya tugira n'ikibazo cyuko tazi kubika amabanga yacu. Buriya twiye kugira ibanga nshuti zanjye. Ni ukuri tugira ibanga. Nshobora kwicara hano ngiye Pastor Diane mfite igikomere cyanjye, noneho mo imbere kiri kuvamo n'amaraso, ariko si byiza ngo nkibabwire, ni byiza ngo nkivuge kuri Yesu. Yesu niwe wenyine ushaka kunyumva ntanyumvira ubusa. Abantu muze kutwumva, kuko hari n'ukibwira akakumvira ubusa, hagira icyo nakumarira, akakumvira ubusa. Abantu bamwe bajya bavuga ngo ntawuze kugira inshuti, ntabwo nzongera gukunda, abantu barankomerekeje, abantu bambereye babi, abantu baranyanze, ariko mu ruhande rumwe abagutaranze bakoresheje ibyo wabahaye, abagukomerekeje bakoresheje intwaro wabahaye. Iyo utaza kwivuga ntawe ari bukomeretse, iyo utaza kuvuga ibyawe ntari bumenye ibyawe. Ntabwo ndi buze ko kwabuza kuvuga, ariko banza umenye ngo ndabwirane. Kandi nakena Claudine mfite byinshi nibuvuge ndumva ahubwo wagira ngo ninjye waziye. Claudine hari byakubayeho nawe? Hari ibyambayeho kandi wabibonye uyu munsi sinaje nishimye. Wumve ko ariko nezerwa nsiti yanjye, nezerwa Yesu ko ntari no kureba neza. Urabizi abantu benshi bamenyereye muri rinete, ariko kubera hari ikintu kikuba ugahita uturumbuka nko mu nzu ukanagenda ukibagirwa ibintu byose bikakuva mu bwonko. Nabyibutse ngeze mu nzu, ariko mwibutse ko ibigukomeretsa bigutera gukomera. Ibinkomeretsa nibyo bituma nkomera. Yego. Iyo ntaza kwihanganira ibikomere naciyemo, ntabwo aka kanya mba nicaye kuri televiziyo 5. Yego.
kubera yuko ntaza kubyihanganiramo cyangwa nkishakira izindi nzira, njya numva ngo bashaka n'inzira zo kwiyahura cyangwa ugashaka izindi nzira ukirwanirira. Naje gusanga kurwanirirwa n'Imana aricyo cya mbere, kuko yo wihaye ibyo kwirwanirira mu bikomere wahuye nabyo. Kandi rimwe na rimwe ntangariza abantu, rimwe na rimwe tujya turenganya abantu. Nubwo nahuye n'ibikomere ariko naje gusanga nanjye ubwanjye hari ibyo nahuye nabyo nabyizaniye. Nuko hari ibyo umuntu nyirakazihamagara, hari ibyo bita nyirakazihamagara ukizanira nawe ubwawe ibikomere, cya gikomere kikakumunga kandi ari wowe wakizaniye. Ukabwira umuntu, ariko ikibazo nanone abantu batubanya abantu, ukabwira umuntu uzi kuri kubwira umuntu nawe agahita guta hanze, sibyo se? Ukaganiriza umuntu ubuzima bwawe uzi yuko bazi ikibazo ubundi ngiye kubaza ngiye ndi kwikamera. Claudine wowe ndabizi ko ubu uri mu gihe uri mu gihe cyo kurambagizwa. Kandi abarambagiza mu bito menya ko noneho barantera ariko mbije cyase kubaza kirimo. Ese Claudine umuntu ukurambagiza akwanze mwakundanaga akagenda kuza kubitubwira hano biratureba? Njyewe nta nubwo nakirirwa nze nkubaze kuko muri iyi mihanda bazakwanga ari benshi. Hano hanze hari abasore mwe n'abagabo Imana ibaho umugisha muzi gutanga urukundo nka 200. Yewe mana ya, hano hanze hari abasore nasanze muraza kumbaza ati pastor ariko mwihangane ngenda kuze ngewe ubu mubona ndashaje nimubone meze ku n'ubuntu bw'Imana, sibyo? Hanyuma mbabwire ngo hari benshi bazakwanga, bakubeshya ko bagukunda, banakubeshya ko ruhari, bazikuriyema ntabwo bagira, bazikuriyema ntabwo bagira. Ariko ndimo ndibaza ngo ese koko uyu munakwanga yagiye, ni byiza ngo uzutubwira ngo fiancé yagiye nkaho igihe mwari muri kumwe ni na fiancé nta nubwo ari n'umugabo kandi aragenda, abagabo nabo baragenda nkanswe fiancé. Ariko se Claudine ubundi nanone nkubaze, fiancé yagiye uje kubitubwira kabiri, kubona fiancé ukabitubwira bitumara iki? Nta kintu bimaze kumva kubibona fiancé nkaza kubabwira kuri YouTube, numva nta kintu bimaze. Tureke na YouTube, ntabwo ni business. Tureke na YouTube, garuka nkubaza muri quartier wabonye fiancé. Uretse gato abantu benshi iyo babonye abafiancé atabivuga noneho urukundo ni rwiza rutangira rugurumana, ariko naratangaye rugenda rushira gake, ariko ndicyo ntanse kuvuga kuri wenda ntangiye kuri Claudine. Uyu fiancé wabonye irinde kumubwira abantu, kuko benshi bagiye babura abafiancé babo kuko babibwiye abantu. Sha pastor nanjye ubibwiye agahita gusenya. Tubwire uko byakugendekeye. Ni ukuri byagiye bimbaho ibyo bintu, nkakunda ngiye mbona n'abantu ubutayu ndimo uyu munsi aribo bampesheje mu butayu, noneho nkahita mbona nk'umufiancé nkahita ngenda nkahindagana, nkabafashe nka groupe y'abantu nitwa ngo turi gusengana, nkaba ndababwira nimba baragana amafoto yabo, nkabereka n'amafoto ngo twagiye kuyasengera, nimba baragendaga bakabizirika hashira nk'ukwezi ko nkabona ibintu biri kugenda bikendera bizima umuntu nkabona aragiye, ejo hakaza. Noneho rero ukuntu nsigaye ndiho abantu bambabarira ntibamfate nabi, sigaye numva nta muntu, njyewe numva umuntu nkunda ari umwe wenyine, simbabeshye pe, numva umuntu nkunda ari umwe, Imana yonyine ari inkunda yonyine. Mama wanjye we ndabizi neza akankunda pe we, ariko abandi bandi rwose sinkubeshye. Noneho iyo bigeze ku gitsina gabo bwo rwose kereka hari nimba bazafata serumu mukunda kumbwira ngo urugo, mukabimpanurira mukabwira ngo fiancé araje niki nkabyumva, ariko nimba bazafata igishinge bakabinteramo kugira ngo umuntu anyumvishe kankunda, pastor birangora. Bivuze ngo nawe ufite igikomere kigomba kuvuzwa kugira ngo umuntu anyumvishe kankunda, naho waba nkunda koko, ariko kugira ngo nzizere ko nkunda, bitewe n'ibikomere by'urukundo nge naciyemo ko ntari byinshi, nanumva bigoranye. Ikintu cya mbere cyo kirimo ngira amakenga, nkumva mfite ubwoba muri nge. Ubwoba ndaza kubanza nkwereke ubwoba ufite ni ukubera ibikomere, kuko ibikomere byinshi bituma umuntu agira ubwoba akagira n'impungenge zo bagiye guhura. Ariko Claudine mbanze nkubwira ibi bintu ubyandika ahantu kire muri agenda, nyuma y'uwagukomerekeje hari uwakomora. Ndabizi muri comment muze kubishyiramo abakore mwe mukurikiranye, ntago abantu bose ari babi, ni ukuri kose oya, abantu habaho igice cy'abantu babi. Niyo mpamvu Yesu yaravuze ngo mbatumye mu masega aryana ariko muri ntama. Hanyuma aravuga ngo havumwe umuntu wiringira umwana w'umuntu, ahita avuga ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka ariko mwirinde kubiryarya nkazo.